umva nkubwire muko ndakwiyamye n'ikindi gihe akubonye n'icyo ushaka umugabo wanjye aujourd'hui waramubonye n'ibiki kurya wumva wahora umwirukira umva nkubwire sinkushaka iwanjye no ku mugabo wanjye n'ikindi gihe urumva nta n'isoni karaza agashinga ubutwi mu rugo rwanjye ariko mada urireba ukuntu umeze n'ibyo bijipo wambaye bigera hasi wagira ngo ni imintunzi ya mama wawe sinzi n'uko ireshya warangiza ukaza urabona uri umuntu wo gutwara uriya mugabo wowe uriya mugabo wawe uzi igihe twamenyaniye wowe urinda umbwira ngo natwaye umugabo wawe umva ubundi usana yakwiteza n'ibyo bigutiye ureba ibipira uba wambaye n'ibigutiya n'ibitambaro bitambaye pfuna ruguru wirirwa utaba ibirenge nta n'isoni ariko usika abakobwa wowe nta soni mukigira ubwo bugambo uzabusubiramo wowe uzi ko ibi ngibi namba ari byo bingaburira ibyo mvuye gukora wowe wabikora nta n'isoni karagara kakavuga ubugambo bwa karenze icyo nakubwiye cyo ni uko nkwiyamye ku mugabo wanjye hari iki ni iwanjye kuko nzahita nkuca ibirenge yarabinguriye n'ibyo bipira uri kuvuga yarabinguriye yanamaze kwanza iyo mbyambaye si ibyanjye ibyo birakureba aya ni amafaranga we iki ni ikigaragaza umugore n'amafaranga wowe si ubwo wambaye nk'iki tutananera umwaka aka kanya kiheheshe ibishangara byumagaye byo mu mpeshyi nta n'isoni iyo mutwaye hari uwo mba naje gukura aho ngaho hari uwo mba nateruye aho ngaho ntiwongere no kunsakuriza mada umugabo wawe niwe undeba njye simureba uzarebe ko ntazongera nkamutwara kandi yaje kunyirebera cyangwa se urebe muri fone urebe Smith dukoro zirimo niwe umpamagara sinjya amuhamagara n'ubu nshaka ubwo yasanze nkurenze ndyoshye kukurenza nta n'isoni ndeba ariko undeba uburyo nteye nurangiza ubwire ngo umugabo wanjye ntawe mba naje guterura ibyo ni ibikureba ujye uhangana nawe aze muserere ibyanyu njyewe ntabwo bindeba nta n'isoni kandi ikindi izi make-up twitera tuba twaziguza amafaranga bro kandi twazikuye muri ayo ngayo baduha ibyo ntabwo bitureba we umva nkubwire muko kwanza wowe nta n'ikintu twavugana kuriya nawe arambona uyu munsi God have mercy upon us. Agenda n'ibirumbi yabibi ubundi mwana yanjye ubundi uriya mugabo yagera kureba gushaka areba he yabuze abakobwa beza nka reba nk'ukuntu uba ugenda n'ibigutiya n'ibiki mana genda ubundi uriya wabambaza iki mana yanjye abagore b'iki gihe baba bagenda badushinga wagira ngo abagabo babo tuba twabaziritse mu biziriko nabo gutera abantu umujinya batera abantu umwaku gusa nta n'ikiri kanigende katanantera umwaku You be mumu. Aro yego ndakumva mwana ntukambwira amagambo menshi wowe wajya uvuga ibintu byose ubisoze vuga ibyo ushaka byose yaburetse va kuri phone mbaze nkubwire ko se noneho ubaye iki kandi umugore buriya bugore bwawe busigaye buza aha ngaho iwanjye ko hanukira noneho urabisubiramo uyu munsi ninjye nawe ese bigenze mvuye mu kazi mpura na za shoreke zawe haraziranukira mu rugo rwanjye ngo ibiki n'ibiki ariko umva n'umwe so uzinteza mbese nzi guteza gute basi tujye tuganira nawe nuko uba wabiyenjejeho hako ubundi kubizi ko burana nanyurwa n'umugore umwe burana nanyurwa n'umugore umwe subiramo uranyuze Mugwe walandika uranyuze kandi ese nanjye gushaka nabizi kuzanyura akubwiye nabi araje yaranankubise ese mupfuye iki yaranankubise nyine mupfuye iki ko nicyo kintu iwanjye mu rugo nta soni oya nawe ndakuzura umunyamahane tujye twumvikana pe nese simba nubize ko umunyamahane namusanze wabo cyangwa ni uje asanga aha ngaha nese kuko nawe mbonye kamburetseho gace kamuhamagaye mubwire ndaramuka nsanze ari wowe umututsi umushotoye turicana urimo no kumuvugira oya ntago namuvugiye rwose nsobanurira ukuntu utangiye kujya wifata ukanukira umugore
usigaye uze mu rugo ukanukira umugore kandi cyabura nuko naraza kukabari ngo mbanze ngukubita nk'urushyi bisubiremo byumve ongera umubwire ubwo umututse mupfuye iki kubugiza kusiza tayari urahatwitse harahiye nese do arayifite mu ntoki ngagiye kuyimonda nese ubwo bundi buje mu rugo gukora iki kuburyo uza kumutukira igwanje wamabyiwe dore satani nyine mbwira ukuntu wifata ukaza kunukira umugore basireka nkubwire we ibyanjye n'ibyanjye nawe ku kabari kandi noneho ukuntu yasiraye nanagufatira ku kabari agasanga turi kumwe hazakuneneka da natakuneneka uzanganye zongere ntubonane nawe cyangwa usangane nawe ndirirwa ntunuka mpennye hariya mu murima ngo tubone ibyo turya ukirirwa ujya mu bagore toka satani kwa jina la ibyo tuzabishyira ku isahani tubirye none se icyo kibazo tugikemure gute ntabwo muye nawe ariko yaraje no kukureba ukanukiye hariya ku marembo kandi musanze hano mfite umugore none yaraje ajya urabisobanurira ariko nawe rero nawe uragorana pe reka nkubwire bazi reka ibyo noneho tubyirengagize mbanze nkubaze ikibazo iyo ugiye guhinga ugataza ino saha uba uzi ko umugabo wawe ari burya iki uba uzi ko ari burya iki kabona okay yaraje kunyitaho ubu wowe urambwira kuko ukuntu wifata ukajya guhinga ukageza zino saha aho ntari n'ubu hari imirimo byose y'urugo yagenewe abagore cyane abagabo muradufasha ahubwo se gute ngiye mva mu kazi nkaza nkabura ibyonye uvuye guhinga wagiraga nteke uteke nyine ufashe ariko nyagasani njyewe njye mu nkono umugabo umuntu wafashe inka nkayijyana iwanyu njye nicare nteke iyo nka twarayiriye iwanyu bari kuyikama njyewe ubu ngubu ndi kunywa amata ntabwo ndi kubyuka nkanywa amazi yo kunzanira amazi yo kunywa umugore mwiza mama nzanira amazi yo kunywa ndwara nawe nzanira amazi yo kunywa hari n'ijambo ryiza nkufitiye nshaka kukubwira ijambo ryiza nshaka kukubwira uzana bwa burofu urambura humura mane mbike n'isuku n'undi wari kuyinkubita wabona wari kujya aho ngaho ukanayimponda yibike nzanira amazi n'inywere amazi nywe ariko nako nzanira aro uzibeshya kugaruka we kandi uyu mugore wanjye ntabwo umuzi hagira umujinya wumva wagiye ureka kuneza uyu mugore urushaka njyewe azanyice none reka azanyice uzampebe umva agiye ku ruhande wowe umva ni ukuvuga ndashaka no kuzagura inuzi inuzi umubwiye ngo ikimaze guhaguruka hano umubwiye ngo nawe rero wicara nyine mubwiye kuko nagushatse witonda ubu utangiye kumera gutya kubera iki ku buryo none nsigaye nkwaka amazi ukamubusa ndahagurutse usigara mu bugambo wumvaga nagiye rero narenze umuntu wambwiye ngo muteretere n'umuntu ese usigaye nanyumviriza wowe umva nkubwira ubu ngiye kuguhagurukira waherewe nci inyuma nabihaze di nta n'isoni ubu ugiye buri munsi uciye inyuma nta wundi ni umugabo w'amahoro waciye inyuma umugore wowe ibyawe nabisubiyemo ubu ngiye kuguhagurukira ku buryo uzajya unandeba ukanyoberwa ukamenya uwo ndiwe muri uru rugo ariko none njyewe ubanza wabona no ariko reka ninde muntu wako ugiye wamagurukiye nje rero niba utanabizi umva nkubwiza ukuri ntabwo njye nkunda ibintu by'akajagari sinya nkunda ibintu by'akavuyo umunsi umwe none uzanansakuriza mite mva muri rugo nigendere none nzareba umuntu nzareba kuzongera kurya njyewe nsigaye nkusaba singiki harayumaye umfata nabi njya mu bandi bagore kugira nkwereka agaciro nanjye nanjye agaciro mfite muri runo rugo ubundi ndibaza ubundi nabyo gushaka iwanyu bari kunywa amata ku nka yanjye ariko umva ngwe nutitonda muri no minsi nutitonda nanjye ndakanyikurayo ndagukubitishye eshatu zonyine mukore mu matama uri kumva nutekereza ko ntabwo njye ndi musaza wawe urifata buri kanya ngo ndarwanye ngo banegeye ku muryango bari ku nibashaka bakwice je birandera wowe
wowe naragushatse ntabwo wanshatse wamuginga sana ariko mugabo mwiza none wahinduwe ni nahinduwe nawe umfata uko ubonye ndashaka kuzagukuramwe ayo maso uri guresha birabwo God have mercy upon us. Ubundi nushaka uzagenda muri uru sawa ntari hacumari uzayakure uzayakuremo nta kibazo wimbi ngoramo ni kuzeni nanigende wowe unkura mama sawa nta kibazo uzayakuremo wamaye amazi nk'inkwera wamaye amazi nk'inkwera koko ubundi uri kuyamuhubira kubera icyo sana ako mana ntacyo mfata uko arijyanye se bagiye gusoma message kandi nanditse wamba nzanira na telefone baraje zisome zose ndagukunda yanjye none ugize message agiye uyu mugore koko ubu se ncunga buri kanya uriya nawe nzenge mbikuta mureba manze mu unajya gusoma soma ibiki akasoma amazi agasoma impiriwe ntari wayamaye nitujya kureba uriya mukobwa uriya nawe amaze kundembya atangiye kujya nkora mu mutwe kaza no mu rugo uretse yose bose nayitegara nayitega rwose umushoferi wamaye nako shango hoga nabanganya mabuno yego ngamera ifuti sereka ta ntabwo yamara ifuti hoga nabanganya mabuno ariko nanjye iminsi mike nkayigura sha ugiye kunsobanurira ukuntu wifata ukaza mu rugo kwifata guteza akajagari mu rugo rwanjye umugore wanjye akirirwa anuka ntabwo yarankubise maca ku y'umutwe impamvu ni iyi God have mercy upon us. ntabwo ari wowe waje kuntereta ese kugutereta wazaga kuntereta uzi ko niwe wanjyanye mu rukundo uransaza none utangiye kunyitakana nta n'isoni ariko urumva nta n'isoni ufite ariko urukundo dukundana uzi ko ari forode ni forode none utangiye kuzana kurwara ku mugore wanjye umva wambwiye ko umugore wawe uzamwirukana akaba ari njye tubana rero ntukabinzane ibyo ntabwo biba bindeba umva mubwire nta mugore wawe n'ukuntu azi gutuka yantutse ndarira ngaho ihangane basi ihangane sibyo mama yego mama mama na bene wanyu ni wowe muntu navuze ngo nzashaka uriya mugore nubwo agira ariko ntacyo umva nkubwire ngenda ntabwo igihe kirajya cyo twavuze cyo tugomba kubanira wanditseho amagambo nawe wambwiye kuri telefone urayazi wambwiye nabi urantuka nawe ubwawe ubitekereza none aho uri kumbwira ngo umugore wawe ngo umugore urabinze njye ntabwo ndi umugore ubona ntari umugore nk'abandi kumbona none utangiye gushikora bigenze gute nashikora ari umugore wawe yantutse ari wowe wantutse mwese mwanyihaye nta n'isoni njye kukwiha ariko nuko wambangamiye umugore unukira umugore nkandi umenye ko uriya mugore siyo wancotoye inde umugore wawe ntabwo ari wancotoye yaraje nje kureba iki uze mu rugo rwanjye gukora iki none yaraza nzanywe n'iki ako ngubu hageze agahita amenya yuko njyewe ndyamana nawe yabigenza gute akamenya ko nkundana nawe byagenda gute ngaho nsobanurira kandi ubikora n'ubundi mbese ntubikora God have mercy upon us. uzavaho ubimubwira kandi niki nanga wabona uzifata ukajyaho ukanamuganiriza ukabimubwira umubwire mbimenye nahita nkuta mu ikara y'amavuta erewe utamonde utani akuzi kutanze guta umva nditondeye biri ngombwa ariko uyu munsi mwandakaje uyu munsi ni umwaku gusa umugore wawe nteye umwaku nawe ugereka uza kuntuka mana yanjye ntago mbizi nta nubwo ndi kubyumva akundi wamabijondera mburana nawe hiki amabyi nayo muri toilette ngera urandebye ubona ndi toilette ngewe nese dukora iki tubikemure gute sinongeye gukona mu rugo rwanjye naho nimero yawe nyisibe yisibe ahubwo no mu mutwe wawe yisibe ubwonko bwawe ntuzongeye no kumamara no sinzojya kuguhamagara ntuzongeye umva ndananyinisha nkava n'umucapa ucapa nde wibonye ute akora kano
kanya ubundi tureke no kwisubiranamo ubundi ngubu uretse ibyanjye nawe bikabera inyuma ku buryo umugore wanjye atabimenya pe uriya mugore abana banjye abasize we wabarera nanjye rero reka wabarera wowe nyine kurera se ni ibiti byananira wowe wanderera abana kurera byananira ndese njyewe mureresha abana banjye wowe utangiye kumera gutya ntabwo narera narangisiye mu butwaye sinzongera kubona umpamagaye n'undi munsi niwe wanshotoye niwe wampamagaye njyewe ubona ndi umukobwa mubi ku buryo nabura abasore banereka ngaho ugenda bagutereta hari ikibazo kwanza sigawe wumva genda mugende aujourd'hui aussi c'est un autre jour. genda n'ubundi ni agasambo rero Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de ces trucs là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui ah. Toi. Hey! You be mumu. Yeah? What? Hello. kandi ufashwe n'ibiki ugiye he ubu ndahukanye ubu tuvugane ubu ngubu urahukanye ndambiye ubuhehesi bwawe ko nawe ibintu ntabwo wabinkora kuko buri munsi ninde wanyuze aha ni wabo ke ntacyo ugira urugendo rwiza ariko ubutanza umva nkubwire genda ubwira iwanyu yuko njyewe nkanjye nzaza kuyitora inka yanjye biriya bintu mwihaye byo niba iri kondora biwanyu inka yanjye ndaza kuyikurayo sha urakoze cyane uyu munsi ndararana indaya